Ndagusuhuje nguhaye n'ikaze hano kuri Aizo TV. Hano tugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye, inkuru zigezweho, ubuzima, twiyungura inama muri make, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hano rero tugiye kuba twavuga muri aka kanya ibimenyetso 8 by'umugabo utabyara. Ushobora kwibaza ute se umugabo utabyara hari ibimenyetso agaragaza akaba atabyara? Mu by'ukuri ibimenyetso birahari bigera mu 8, bitavuze ko habuze n'ibindi bimenyetso. Hari ibintu byinshi ushobora kwibonaho cyangwa se bishobora kugaragaza umugabo utabyara, ariko dukurikije uko abahanga bagiye bashira hanze amakuru batanga inama cyangwa se bagaragaza ibimenyetso by'umuntu cyangwa se by'umugabo utabyara, nibyo tugiye kuba twarebera hamwe cyangwa se tugiye kuba twashingiraho kugira ngo dukore iki kiganiro. Umugabo utabyara n'uwo ari we wese udafite intanga mu masohoro ye. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Umugabo udafite intanga mu masohoro ye ntabwo ashobora kuba yabyara, kuko mu masohoro niho haba harimo intanga. Amasohoro ni iki? Amasohoro ni rwa rutembabuzi cyangwa se ni rwa rurenda rusohoka mu gitsina mu gihe umugabo amaze gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se arangije gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo umugabo amaze gukora imibonano mpuzabitsina akarangiza, mu gitsina cye havamo ururenda cyangwa se ibintu by'urutembabuzi birenduka nyine, nibyo bita amasohoro. Muri ayo masohoro rero niho haba harimo intanga. Mu gihe rero umugabo adafite intanga mu masohoro ye, ni ukuvuga ko aba adashobora kuba yabyara. Umugabo ashobora kubura intanga mu masohoro kubera iki? Icyo nicyo ushobora kwibaza. Umugabo ashobora kubura intanga mu masohoro ye kubera iki? Ni igihe cyose utunyangingo twe tudakora intanga, utunyangingo tw'umugabo tudakora intanga. Hari utuntu utunyangingo tuba dushinzwe gukora intanga. Rero mu gihe utunyangingo twe tudakora intanga, iyo ni impamvu ishobora kuba adashobora kuba yabyara, cyangwa se mu masohoro hakaba hadashobora kuba hasohokamo intanga. Iyindi mpamvu ni kubera ko izo ntanga zikorwa ariko zikabura inzira zicamo. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba afite intanga, ariko noneho izo ntanga mu gihe zigiye gusohoka zikabura inzira zicamo, bitewe yenda n'imiyoborantanga iba yarazibye. Iramiheha tuntuze intanga zinyuramo, iramiyoborantanga zinyuramo nyine zisohoka zikaba zarazibye. Hara rero iyo agiye gukora imibonano mpuzabitsina, mu gihe agiye gusohora, arasohora mu masohoro, hagasohoka amasohoro, ariko intanga ntizibona aho zinyura bitewe n'uko imiyoboro ntanga iba yarazibye. Iyindi mpamvu rero ishobora gutuma mu masohoro haburamo intanga, ni igihe intanga zikorwa ariko zigahita zipfa. Hari impamvu ishobora gutuma intanga zikorwa zigahita zipfa, nyinshi zigiye zitandukanye. Ubwo nyine abaganga nibo bashobora kuzisobanura, kuko nibo baba bafite impamvu cyangwa se baba bashobora gupima umuntu bakamenya impamvu intanga ze zikorwa hanyuma zigapfa. Ni igihe noneho intanga zikorwa zitagira imirizo n'ibindi. Murabizi ko intanga zigira imirizo, zigira imitwe, hari ibice bigira by'intanga nyine. Noneho mu gihe rero intanga zawe zikorwa zitagira imirizo, zitagira umutwe, zitagira ibindi bice bigiye bitandukanye, icyo gihe rero iyo nayo yaba impamvu yo kugira ngo usohore mu masohoro yawe, hanyuma hasohoke izo ntanga zituzuye, zifite ibice bituzuye, hanyuma igikorwa cyo gutera inda kikakunanira. Iyo rero ni impamvu ishobora gutuma udatera inda. Impamvu rero irumvikana, umugabo utagira intanga mu masohoro ye, uwo ntashobora kuba yabyara. Impamvu ya kabiri rero ishobora gutuma umugabo atabyara, umugabo udafite intanga,
ufite amasohoro ariko igihe agiye gusohora, igihe muri gukora imibonano mpuzabitsina yaba agiye gusohora amasohoro, aho kugira ngo amanuke, ni ukuvuga ngo amasohoro aho kugira ngo amanuke, ahubwo amanuke nyine asohoke akigira mu ruhago rw'inkari. Uruhago rw'inkari aho ruri rero ndatekereza ko ntawe utahazi, kuko niba utazi aho uruhago rw'inkari ruri, ntabwo ngewe nakwikuramo imyenda ngo nkwereke aho uruhago ruri. Ugomba kubaza uti ese uruhago rw'inkari rurihe? Mu gihe rero umugabo ari gukora imibonano mpuzabitsina, mu gihe agiye gusohora, za ntanga kugira ngo zisohoke, zimanuke nyine zijye hasi, zisohoke zibe zanyura mu miyoborantanga mu gitsina cye, zisohoke, zo ziragenda zikazamuka zikajya mu ruhago rw'inkari. Iyo ni impamvu ishobora gutuma umugabo atabyara. Noneho iyo zimanutse zijya mu ruhago, ntabashe kuba yatera inda. Noneho ubibwirwa n'iki rero ko ufite iki kibazo? Niba nkoze imibonano mpuzabitsina, hanyuma aho kugira ngo amasohoro cyangwa se intanga zanjye zisohokere muri amasohoro, zibe zasohoka zigiye mu turi gukorana imibonano mpuzabitsina, umugore mbe nshobora kuba namutera inda, ahubwo zikazamuka zikajya mu ruhago rw'inkari. Mbibwirwa n'iki ko mfite ikibazo cyo kugira ngo intanga zanjye zidasohoka ahubwo zigira mu ruhago rw'inkari. Iyo umaze gukora imibonano mpuzabitsina hagashira nibura isaha, iminota runaka, icyo gihe rero iyo ntabashije gusohora amasohoro ngo abe yasohoka, kugira ngo menye yuko intanga zanjye zagiye mu ruhago rw'inkari, hanyuzemo nk'iminota 30, iminota runaka, isaha, njya kubona nkabona ntangiye kugenda nzana uruntu rusa n'ibintu biri kurenduka mu gitsina, biri kurenduka, cyangwa se amasohoro, ibintu bigenda birenduka. Icyo gihe rero ugomba guhita umenya yuko nagize ngewe ntajya nsohora amasohoro ngo asohoke, ahubwo yigira mu ruhago rw'inkari. Ndatekereza ko iki nacyo kiri kumvikana. Reka tugere ku kindi kimenyetso gishobora kukwereka yuko utabyara cyangwa se mugenzi wawe atabyara. Umugabo utabyara ni udafite udusabo tw'intanga muri kagafuka nyine, kagafuka kaba umugabo agira. Agafuka umugabo agira kaba karimo cyangwa se kaba karimo udusabo tw'intanga. Udusabo tw'intanga nibyo bita mu rurimi rw'igifaransa testicule. Testicule ni turiya tuntu tumeze nk'uturayi, turiya tuntu tuba tumeze nk'uturayi, cyangwa se amabya ni turiya tuntu tubiri tuba turi muri kariya gafuka kaba kari hasi nyine hagati y'amatako, kaba kafatanye n'igitsina nyine cy'umugabo. Iyo rero utadufite turiya ntushobora kubyara. Iyo utadufite ntushobora kubyara. Umuntu ashobora kutatugira bitewe n'iki? Umuntu ashobora kuvuka atadufite bitewe n'iki? Ni ukuvuga ko umwana iyo akiri mu nda ya nyina, iyo agenda akura gake gake, ni ukuvuga ko turiya testicule cyangwa se ariya mabya, iyo umwana akiri mu nda, ubwo ni umwana w'umuhungu, kuko umukobwa ntabwo, umugore nta, cyangwa se igitsina gore ntabwo kigira amabya. Ni ukuvuga ngo iyo umwana w'umuhungu ari mu nda ya nyina, mu by'ukuri akiri mutoya, amabya cyangwa se testicule ziba zikiri mu nda, ziba ziri mu nda. None uko agenda akura gake gake, agera igihe cyo kuvuka, ari amabya yaravuye mu nda, akamanuka akajya hariya hanze, hariya hasi, hafi hagati y'amatako, hagati y'amatako. Ndatekereza ko ntawe utahazi. Ubwo rero iyo yavutse ntayo, abaganga akivuka, wowe mubyeyi ugomba kumanza wamenya niba koko umwana wawe yavukanye utwo dutestikire cyangwa se ayo mabya. Iyo avutse ntayo, mu gihe ukimubyara ugomba kumanza washaka amakuru ngo urebe ko yavutse
adufite cyangwa se atadufite. Iyo avutse atadufite uhita ubwira abaganga bagahita bamukurikirana bakareba ikibazo gihari cyatumye avuka ntatwo. Hari igihe ashobora kuba yavutse bitewe n'uko yenda twasigaye mu nda tutamanutse, cyangwa se tukajya ku rundi ruhande nyine ahandi mu mubiri w'umuntu. Iyo rero bamaze kubona ikibazo gihari, abaganga bashobora kutumanura bakamubaga bakadushira mu mwanya watwo. Ubwo rero ababyeyi batabizi ni babandi babyara bagahita bajya mu rugo, kuko baba bazi ko nta kibazo umuntu wese avuka w'umuhungu nta kibazo ashobora kugira. Hanyuma umwana ukagenda akura, ugakura ukagera mu myaka y'ubugimbi, wagera mu myaka yo kuba washaka, ukazibuka cyangwa se ukazikoraho hari hasi, ugasanga nta mabyi ugira cyangwa se nta testikire ugira. Ubwo rero iyo wavutse gutyo rero ntibagukurikirane, bashobora kuba yenda ari ikibazo cyo kuba tutaramanutse. Iyo rero wakuze ababyeyi bawe ntibabikurikirane, ntibarebe ngo babaze impamvu tutadufite, abaganga bagukurikirane, bishobora kukugiraho ingaruka yo kutabyara. Umuntu udafite amabya cyangwa se udafite testikire, nababwiye ko testikire cyangwa se amabya ari turiya turayi tubiri tuba turi ku gitsina cy'umugabo hari hagati y'amatako. Uyu muntu wese cyangwa se umugabo wese utadufite ntabwo ashobora kuba yabyara. Iyo ubonye utadufite rero, waba uri umugabo waba ukuze, uhita wegera abadogiteri, abaganga babifitiye ubushobozi babyigiye, bakagenda bakagukurikirana bakareba ko bagufasha. Bashobora kugufasha, bakaba bashobora gukemura icyo kibazo, ariko akenshi na kenshi iyo wageze mu myaka z'ubukure 30, 25 warakuze, bishobora kurangira batagize icyo bagufasha, ugasanga ubuze urubyaro. Iyo ni impamvu ya gatatu umugabo ishobora gutuma umugabo atabyara. Impamvu ya kane ni umugabo ugira ikibazo cy'ubushake. Ikibazo cy'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Abantu bose tugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bagabo, ariko ntabwo tunganya kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Hariho abagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina biri nomo cyangwa se bisanzwe cyangwa se biringaniye, noneho hariho n'abatagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Abo rero batagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, mu by'ukuri nabo bishobora kubagiraho ingaruka zo kutabyara. Mu bintu bituma umugabo agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ni umusemburo bita testosterone. Uyu musemburo witwa testosterone uhagije, iyo umugabo ufite mu mubiri we, utuma agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko uyu musemburo wa testosterone bavuga yuko ari wo ufasha kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Abagabo bafite ubwanwa, testosterone ihagije niyo ituma umugabo mu gihe ageze imyaka yo gukura agira ubwanwa, akagira insya cyangwa se buno bwoya buza haruguru y'igitsina cy'umugabo, akagira ijwi nk'iry'abagabo. Uzi ko umugabo agira ijwi ryihariye, ijwi rinize cyangwa se ijwi ry'umugabo nyine, kuko ijwi ry'umugabo n'iry'umugore riratandukanye. Umugabo rero ijwi agira biba biterwa na testosterone afite mu mubiri we. Testosterone rero niwo ufasha utunyangingo gukora intanga. Ni ukuvuga ngo iyo udafite testosterone ihagije, nta nubwo ushobora no kugira intanga zihagije. Ubwo rero iyo ufite testosterone nkeya n'intanga ziba nkeya. Rero kutagira intanga zihagije bishobora gutuma ugira utabyara. Bishobora kugiraho ingaruka zo kutabyara, kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ukabura ubushake burundu bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Testosterone rero nkeya ituma umuntu atashobora kugira intanga zihagije, hanyuma bikaba bishobora kumugiraho ingaruka zo kutabyara. Ndatekereza ko niki kiri kumvikana. Tukomeze ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu, kurwara ama-infection. Ama-infection ni urugero rw'ama-infection ni imitezi, imburugu, biriya bintu byose umuntu ashobora kugira mu gitsina. Ushobora kugira amashira mu gitsina, gusohora ibintu by'ururenda bitukura. Ayo ama-infection urwara mu gitsina rero, iyo utayivuje bishobora gutuma utabyara, kuko
ari amashira cyangwa se ari amamfegisi urwara mu gitsina bitayivuje neza, ashobora kugenda akaba yazibya ya miyoborantanga, intanga zinyuramo zisohoka kugira ngo nyine zibe zajya mu wo muri gukorana imibonano mpuzabitsina, hanyuma bigatuma ya miyoborantanga iziba, bikakugiraho ingaruka yo kutabyara. Iyo nayo rero ni impamvu umugabo ishobora kumutera kutabyara. Ikindi kintu kiza ku mwanya gatandatu rero gishobora gutuma umugabo atabyara, umugabo urangiza ntabone amasohoro, icyo bita anejaculation. Umugabo urangiza ntabone amasohoro rero ushobora gukora imibonano mpuzabitsina, warangiza ukarangiza kumva ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina urarangije, ariko mu kurangiza ntubone amasohoro. Umugabo rero urangiza ntabone amasohoro ntabwo ashobora kuba yabyara, kuko muri ayo masohoro niho haba harimo intanga. Dukomeze ku mwanya wa karindwi. Kiza ku mwanya wa karindwi, abagabo banywa ibiyobyabwenge. Abagabo banywa ibiyobyabwenge byinshi, n'abahanga bemeje ko bashobora kubura urubyaro bitewe n'ibyo biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge byangiriza umubiri cyangwa se bishobora kugira ingaruka mu kutabyara bitewe n'uko bishobora kugira ingaruka nyine mu mubiri. Ibiyobyabwenge urugero inzoga, amatabi, ibintu bigiye bitandukanye. Inzoga zishobora kugenda zikangiriza intanga, zikica intanga, kuko inzoga zinjira mu maraso, zinjira mu mubiri hose. Rero nk'uko uba waranwe unywa inzoga nyinshi cyane, ukahora unywa inzoga buri gihe ukanywa inzoga, zishobora gutuma utabyara. Abenshi rero babura urubyaro bitewe n'inzoga n'amatabi, urumogi, inzoga zigeze amatabi agiye atandukanye, ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye, nabyo abahanga bemeje ko bishobora gutuma utabyara. Cyangwa se n'abantu ngo banywa imiti ya kinyarwanda. Hari ibintu imiti ya kinyarwanda, biriya bintu bakamura cyangwa se biriya byatsi basekura, asigaye abantu bakabikoresha bakabinwa ngo bivura iki. Biriya bintu nabyo mu by'ukuri, kuko nta ababitanga abavuzi ba kinyarwanda nta bushakashatsi baba barabikoreye, cyangwa se ngo babwire uburyo abantu bashobora kubikoresha, batanga amakuru y'uburyo bashobora kubikoresha. Iyi miti ya kinyarwanda abantu bagenda bagasekura bakanwa, mu by'ukuri abahanga bemeje ko nayo ishobora gutuma umuntu atabyara. Tugere ku mwanya wa munane. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa munane gishobora gutuma utabyara, cyangwa se impamvu iza ku mwanya wa munane ishobora gutuma umugabo atabyara, umugabo ufite udusabo tw'intanga. Ubwo dusabo tw'intanga navuze ko ari testicule, amabya yabyimbye cyane. Atekereza ko biri kumvikana. Muri testicule cyangwa se muri twa turayi y'amabya, amabya ubundi ni abiri, turayi tuba turi hagati y'amatako, tuntu tuba dufatanye n'igitsina. Noneho tuntu navuze ko tuba dufite agafuka, tuba dufite akantu, agahu tuba tubitsemo nyine. Ubwo niko ngereranya n'agafuka. Mu by'ukuri umugabo ufite amabya yabyimbye cyane, cyangwa se hariya muri testicule bikaba byarabyimbye cyane. Bishobora kubyimba cyane bitewe n'impamvu nyinshi nyine. Bishobora kubyimba cyane bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Abaganga nibo bapima bitewe n'ukuntu amabya yawe yabyimbye cyane, bakaba bashobora kumenya impamvu yabyimbye cyane. Mu gihe rero ushobora kuba ufite amabya yabyimbye cyane, akabyimba cyane nyine, akabyimba cyane ku buryo budasanzwe, bishobora kukugiraho ingaruka, ukaba ushobora kutabyara. Mu gihe rero utagiye kwa muganga, kwa dogiteri ngo akukurikirane arebe impamvu yabiteye, yatumye ayo matestikire, ayo mabya yawe abyimba cyane, umuganga ngo ntakore ubushakashatsi cyangwa se ntashake impamvu yabiteye ngo abe yayikurikirana, abe yayivura, yayishakira impamvu nyine yatumye ayo mabya abyimba cyane, aba yashaka umuti akuvura, gukurikirane birangire. Mu by'ukuri bishobora kurangira utabyaye. Ndatekereza ko biri kumvikana. Ibi ni ibimenyetso bigera mu 8 bagiramo inama ku bagabo. Niba wibonyeho ibimenyetso cyangwa se mugenzi wawe ukamubonaho ibimenyetso,
ushobora kumuha amakuru ukamubwira uti nkurikije ibi bimenyetso gutya na gutya, wakwihutira ku bahanga, ku baganga bakagukurikirana ikibazo ufite kugira ngo bakurinde ko yenda ukomeje kubana n'iki kibazo ushobora kurangira utabyaye. Ndatekereza ko iki kiganiro kiryoshye cyangwa se cyumvikana. Abantu batabyara birababaje, kutabyara birababaje, ariko nanone tuzajye tubyakira mu gihe tutabyaye, kuko ntabwo ari twe tuba twabigizemo uruhare. Abemera Imana bavuga yuko ngo Imana ariyo itanga urubyaro, nanjye niko mbyemera, kandi burya n'ubuzima tubamo hari impamvu nyinshi zishobora gutuma tutabyara. Izo mpamvu rero zishobora gutuma tutabyara mu gihe zidushikiriye bikarangira tutabyaye, tugomba tukazakira, kandi bitavuze ko hari impamvu nyine zishobora gutuma tutabyara bitewe n'uburangazi bwacu. Rero tugomba kuba maso mu gihe twagize ikibazo kigiye gitandukanye mu mubiri wacu, tugakurikirana ibibazo twagiye duhura nabyo, tukagana abaganga kugira ngo babashe kuba batuvura, badukurikirana ibibazo tugiye dutandukanye bishire mu mibiri yacu, hasigaye tugire ubuzima bwiza. Niba ari ikibazo cyo kutabyara bikaba bitewe natwe, tukasanga abaganga bakaba badukurikirana bakatuvura kugira ngo tubashe kororoka. Kubyara, kororoka ni byiza, kubyara ni byiza. Ntabwo abantu batabyaye sinzi niba isi yasigaraho bande. Ni byiza rero ko dukurikirana ubuzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho cyangwa se kororoka.